Nibyo reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza, mbonera kubaha ikaze uyu mugoroba wa tariki 3 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026, umwaka mushya twongeye kwinjiramo. Nshuti bavandimwe banywanyi bataramu muhere mu bice bigiye bitandukanye, abari mu gihugu cy'u Burundi, abari muri Uganda, mu Rwanda ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mudahwema kutwereka ndetse no kutugaragariza ko mudukurikirana. Reka nongere mbahe ikaze kandi mbifurize kugubwa neza, babwira ko kuri mikoro mboswe umutaramu cyane, aho tugiye kuba twareba rero amwe mu makuru agezweho cyangwa se bikomeje kugenda bivugwa binagarukwaho hirya no hino ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe imirwano igikomeje cyangwa se intambara igikomeje mu bice bigiye bitandukanye. Biravuga ko abagize itsinda ry'umutwe wa M23 bagera kuri 300 abasaga 300 baje kwishyikiriza rwose mu by'ukuri igisirikare cya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Bishobora kugutungura ukumva ko iyi mibare ari myinshi, ariko ndagira ngo mbwire ko ibi byabaye mu kuri, ibi byabaye mu by'ukuri, kandi icy'ingenzi ugomba kuba wamenya kubiri inyuma y'aya makuru nuko mu by'ukuri kugeza uyu munsi murabizi yuko hari bamwe M23 yagiye ifata bavuye mu gisirikare cya Leta ya Kongo bakinjira muri uyu mutwe. Hejuru y'ibyo kandi hari abo mu by'ukuri hari abamanitse amaboko, ugasanga barabikoze kubera kubura amahitamo. Hari amahirwe menshi cyane yo kongera kugaruka ku ruhande rwa guverinoma mu gihe babonye ihirwe rishoboka iryo ari ryo ryose. Ikindi ugomba kuba wamenya, hari abo M23 yafashe mu by'ukuri ku mbaraga z'umurengera ibashyira mu by'ukuri mu gisirikare cyayo. Aba rero bose bakaba batashye bemera kwishyikiriza igisirikare cya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ibitero bikomeye cyane by'indege bikomeje kuvugisha benshi mu bayobozi b'umutwe wa M23 mu duce tugiye dutandukanye, nk'uko amakuru arushaho kugenda atugeraho. Ibitero bya drone, utudege tutagira abadereve kabisa, bikomeje guca impaka mu bice bimwe na bimwe byaha ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivugwa ko Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo itari gutinya kwerekana abasirikare, ndetse igatangaza ko aba ari abasirikare b'u Rwanda bafatiwe ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turabigarukaho nabyo muri aya makuru. Unyemerere mu by'ukuri mfate iyi video nayo nyishyire muri groupe yacu ya WhatsApp ibisobanura, hanyuma nawe uze guca muri comment niba utarajya muri groupe ya Songa Mbere. Mu by'ukuri unyarukireyo rwose urebe iby'inkuru mu buryo bwa video, bitewe n'uko hano tudashyiraho amashusho kubw'impamvu mu by'ukuri cyangwa se kubw'amategeko n'amabwiriza y'urubuga, ariko kandi nanone tuba tugomba gushaka uburyo bwo aribwo bwose, uburyo bushoboka ubwo aribwo bwose, aho ugomba kuba wabona aya makuru. Sibyo gusa tugufitiye byonyine, tugufite n'andi makuru agiye atandukanye. Kugeza uyu munsi Masisi imirwano ikomeje kwiyongera hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Leta. Kuri ubu iyi mirwano ikabagezaho bitabingaro muri sektori ya Katoye. Bimeze bite? Wari kare imirwano ngiye kubura kuva mu gitondo cyo kuri wa gatandatu hagati ya M23 ndetse na FARDC. Turareba ibice byabiremo imirwano. Mu by'ukuri Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igaragaza ko nta kujenjeka ku musirikare uwo ari we wese wa FARDC uzakora igikorwa cy'ubuginga cyangwa se igikorwa kibangamira igihugu. Ku bw'izo mpamvu Rubero abasirikare 4 bakatiwe n'urukiko rwa gisirikare ku rugero rw'Intara Kivu y'Amajyaruguru kubera ibikorwa birimo ubwicanyi, kunyereza umutungo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi byose mu by'ukuri ugomba kuba wabimenya. Ibi byose ugomba kuba wabimenya. Sibyo byonyine gusa, tuba tugufitira biziko tuba tugufite n'andi makuru agiye atandukanye. Kivu y'Amajyaruguru abantu barenga 42 barimo abana mu by'ukuri bavuga ko bahawe ubufasha ndetse n'ubuvuzi. Ni inkuru yo kwishimira cyane. Ibi byose rero ukaba ugiye kubana nanjye Bosco kuri Simicroza Region Info, tureba uko byifashe cyangwa se uko bihagaze. Reka turebe ku nkuru ivuga cyangwa se isobanura neza ifatwa rya bamwe mu barwanyi mu by'ukuri ba M23. Ariko kandi nanone mbere ko tubigarukaho, ntabwo nagira nakubwiye aba basaga 300 baje kwishyikiriza mu by'ukuri uruhande rw'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC. Ibisobanuro byimbitse rero ku bijyanye n'abarwanyi ba M23 bishyikirije FARDC. Biravuga ko abantu 323 bo mu mutwe wa M23
baje kwishyikiriza uruhande rw'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arirwo FARDC. Ibi bikaba byafashwe nk'ikintu gikomeye kandi gifite uburemere n'igisobanuro gikomeye cyane mu rugamba rukomeje kumvikana mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu ntara za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Kwishyikiriza mu by'ukuri uru ruhande bikaba byabiri mu bice bitandukanye, Rubero, Rucuru, Masisi ndetse n'aho bita Karehe, ahazwi cyane hakomeje kubera imirwano ikaze ndetse n'ihungabana rikomeye ry'umutekano. Ibi rero ntabwo byabaye uyu munsi, ni ukuvuga ngo uyu mubare wose cyangwa se iki giteranyo cy'aba bantu bishyikirije FARDC baturutse ku ruhande rwa M23 ntabwo bibaye umunsi umwe. Ni ukuvuga kuva mu mezi agera kuri 2 ashize muri teritwari ya Rucuru, Masisi, Karehe muri Kivu y'Amajyepfo, Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru harabarurwa abantu bagera kuri 323 baturutse mu mutwe wa M23 bakishyikiriza ku bushake bitabaye ku gato cyangwa se ngo nuko babaye mateko bagafatirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bo bafashe umwanzuro bava ku ruhande rwa M23 bajya ku ruhande rwa kote FARDC, ikintu cyo kwishimira cyane. Ibi rero bikaba mu by'ukuri byarabaye mu gihe imirwano ikaze n'ihungabana rikomeye ku bijyanye n'umutekano byari bikomeje kugenda bigaragara mu byumweru bibiri bya nyuma by'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Byerekana ko umutwe wa M23 wagiye ucika intege ku buryo bukomeye nyuma y'uko ubuyobozi bw'uyu mutwe busubijwe hasi. Hari impamvu rero zatumye aba barwanyi bo mu mutwe wa M23 bishyikiriza uruhande rwa FARDC, bihabanye n'ibyo tuvuga, bihabanye n'ibyo twatangiye tuvuga nka zimwe mu mpamvu zishyirwa mu majwi. Hari impamvu nyakuri nk'uko bivugwa nabo bahoze ari abarwanyi b'uyu mutwe, ngo impamvu nyamukuru yabateye gutoroka no kwishyikiriza leta hari ibikorwa byitwa ihohoterwa rikabije bigaragara kuri uyu mutwe, hari ugufatwa nabi ndetse n'ibyitwa iyicarubozo bakorerwaga n'ababakomandingaga. Ibi ngo bisobanura ko mu mutwe wa M23 harimo ikibazo gikomeye cy'imiyoborere, ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu ndetse no kubura icyizere hagati y'aba barwanyi n'ababayobora. Bivuze ngo harimo uruntu hagati y'abayobora ndetse n'abayoborwa, bikatuma cyangwa se bikaba intandaro yo kuba hari bamwe mu bagenda bishyikiriza mu by'ukuri uruhande rwa guverinoma. Aya makuru anagaragaza ko bamwe mu barwanyi bashobora kuba barajyanywe mu ntambara batabishaka, bityo bakaba barimo gushakisha uburyo bwo gusohoka mu mirwano kubera ko babona ibyo barimo bidafite icyerekezo. Nk'uko bigaragara rero uku kwishyikiriza FARDC kwa barwanyi ba M23 byanze bikunze biraza gukoma mu nkokora uru ruhande mu by'ukuri rwa M23, biragabanya umubare w'abarwanyi. Icyo ni icyambere bafite ku rugamba, ndetse ikindi kintu cy'ingenzi ugomba kuba wamenya ibijyanye n'amakuru y'ingenzi ku mikorere n'uburyo ki FARDC ikoramo. Ibi biraza kubasha kumenyekana plutôt n'uburyo M23 ikorwamo biraza kumenyekana kuri FARDC, kuko mu by'ukuri babagiye bazi amabanga y'uwo bari basanzwe bakorera. Morale ku bijyanye na M23 iragabanyuka, morale kuri FARDC kote FARDC irazamuka, kuko barabona ko ibyo bari gukora mu by'ukuri bari kugenda bakira n'abandi baturuka kuri ruhande, bivuze ngo bari gutsinda. Ibi bishobora no gutuma M23 igorwa no gukomeza kugenzura bimwe mu bice yari yarigaruriye bitewe n'uko systeme na strategique ikoresha ziba zigenda zivumburwa kuri aba babi bishyikirije uruhande rwa leta, kuko bagenda mu by'ukuri bagendanye amakuru. Ibi rero biragira ingaruka zikomeye cyane. Ubutumwa bwatanzwe n'akarere ka gisirikare ka 34 ku busabe kandi bw'abarwanyi ba M23 harimo kumanika intwaro, ingamba za politike n'igisirikare zigamije gucamo ibice umwanzi ndetse no kumukuramo imbaraga. Iyo leta yigaragaje ko yakira neza abayishyikirije, bituma abandi barwanyi bagira icyizere cyo kuva mu mutwe mu by'ukuri bumva ko nta nkomyi cyangwa se batagizeho ikibazo, bakumva ko mu by'ukuri nta kibazo ku ruhande rwa leta. Ibi rero byo bituma uruhande rwa leta rukomeza kugenda rubona imbaraga nk'izi ngizi. Abaturage rero biraza kubagiraho ingaruka zikomeye cyane mu by'ukuri nk'uko byakomeje kugenda bigaragara, kuko ibi biratuma imirwano irushaho gukomeza yiyongera mu bice bimwe na bimwe. Tukivuga iby'imirwano rero, kuri uyu wa gatandatu imirwano yakomeje mu bice bimwe na bimwe, Kivu y'Amajyepfo nuko, Kivu y'Amajyaruguru nuko, ariko reka duhere muri teritwari ya Masisi Katoyi. Muri sekiteri ya Katoyi ubwo ni mu gace bita Bingaro, guverinoma yari ihanganye ku buryo bukomeye cyane rero n'inyeshyamba, imirwano itari yoroshye. Murabizi ko Masisi hano utudege twa drone CH4
B ndetse n'izindi ntwaro zigiye zitandukanye zakomeje kugenda zumvikana muri bice mu gitondo cyo kuri wa gatandatu tariki 3 Mutarama 2026 imirwano yongeye gusubukurwa mu duce tugiye dutandukanye tugaragaramo inyeshyamba za M23 ndetse iyi mirwano ikaba mu by'ukuri yabaye ubwo ingabo za leta zishyigikiwe n'abitwa Wazalendo aho bita Bingalo mu gace bita muri secteur ya Katoyi muri territoire ya Masisi. Imirwano yaje kubura rero amakuru aturuka muri aka gace akaba mu by'ukuri yerekana ko iyi yari imirwano ikomeye cyane. Inyeshyamba mu by'ukuri ngo zashakaga kubaka cyangwa se kwiyubaka ziturutseho bita Ikazinga ndetse naho bagabye ibitero baturuka ahari imyanya FARDC na Wazalendo ngo bari bagamije kwigarura village mu by'ukuri bambuwe mu minsi yashize zihereye aha muri Katoyi harimo n'aka gace ka Kazinga kugira ngo bashimangire ifatwa ryako. Iri tsinda ry'inyeshyamba ngo ryageragezaga kwerekeza mu duce tugiye dutandukanye aho bita Humura ku masaha mu gitondo kwa gatandatu. Rero ngo mu by'ukuri nibwo imirwano yubuye hakiri kare cyane. Ibi byatumye abaturage rero mu by'ukuri mu rwego rwo kuramira ubuzima bwabo ndetse n'amagara yabo bamwe bavuyemo barahunga. Imirwano ntabwo ariho honyine gusa yaje kugenda yumvikana ahubwo no muri Walikare hari uduce twavuzwemo imirwano. Kugeza uyu munsi uravuga ko mu gitondo nanone cyo kuri uyu wa gatandatu imirwano yongeye kubura hagati y'inyeshyamba za FCM 23 na FARDC mu bice mu by'ukuri bikomeye cyane mu birometero bigera kuri 3 ku murongo waho bita Kirongo uvuye aho bita Buhimba muri groupement ya Oroyungu muri territoire ya Walikare. Imirwano naho yari ikaze cyane. Walikare nacyo ni kimwe mu bice byakomeje kugenda mu by'ukuri bigaragaramo urugamba rukomeye cyane cyangwa se imirwano ikomeye cyane nk'uko amakuru aturuka muri iri tsinda abivuga. Inyeshyamba za FCM 23 zikomeje kugaba ibitero mu rwego rwo kurushaho kugerageza kwigarura imyanya itandukanye. FARDC na Wazalendo hafi ya Buhimba bwera kuba saa 11 za mu gitondo bari bakabye cyangwa se bari bafashe ingamba zikomeye cyane mu rwego rwo kwirinda iki kibazo, ariko nk'uko amakuru atugeraho ntabwo byigeze bibuza ko izi nyeshyamba zagaba ibitero hakaba imirwano ikomeye cyane. Abaturage bongeye kwimbuka bava mu tuduce twabiragamo imirwano cyane cyane aho bita Kayirenge ndetse n'aho bita Ngenge. Ni tumwe mu duce twagaragayemo abaturage bavaga muri imidugudu rwose bahunga kuko imirwano yari yafashe indi ntera ku buryo bukomeye cyane. Nakubwiye mu gutangira aya makuru ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kugeza umunsi kigaragaza ko nta kujenjeka cyangwa se nta kugenda gake ku musirikare wari wese uzatana cyangwa se uzakora ibikorwa binyuranyije n'amategeko. Uti bite cyangwa se byifashe bite? Abasirikare bane bo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ngo baba bakurikiranwe, ariko abari bakurikiranwe ubundi bari 8 harimo abasirikare bakuru 3 bakatiye kuri wa gatanu tariki 2 Mutarama n'urukiko rwa gisirikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ruherereye Rubero. Hanyuma abangaba nyuma yo gukatirwa bahita banasezererwa mu gisirikare. Bivuze ngo nibamara guhamwa nibamara gukora ibihano bahawe bazahita bataha ntabwo bazagaruka mu gisirikare. Urukiko kandi rwatangije urubanza rw'abasirikare 8 barimo Lieutenant Colonel, barimo Majoro, barimo Capitaine, Sergeant ndetse n'undi na Major. Aba rero bakaba mu by'ukuri bakurikiranweho ibyaha bigiye bitandukanye: kunyereza umutungo wa leta, kutubahiriza amabwiriza ku bigerekeranye n'umutungo ndetse n'imitungo y'abantu ku giti cyabo, ibikorwa by'ubwicanyi. Lieutenant Colonel n'umuserija mukuru mu by'ukuri ariko ngo bagizwe abere, ariko Captain n'umusirikare mukuru nawe bakaba bakatiye imyaka ibiri bakora ibikorwa mu by'ukuri nsimburagifungo. Urubanza rero rwaturutse ku gikorwa cyiswe cyo bita Limbard Bank cyakozwe n'umwe mu baregwa cyo gusaba kwambura umusirikare mu by'ukuri agahimbaza musi mu gihe cy'amezi agera kuri 3 ahuye n'ikibazo. Umusirikare akaba yarakajwe n'iki rero mu by'ukuri bikavuga ko ari byo byabaye intandaro yo kugira ngo byose bimenyekane. Ubu rero FARDC ikaba yongeye kugaragaza ko mu by'ukuri ifite gahunda yo gukomeza gukurikirana n'abandi basirikare kugira ngo irebe abagenda bakora amakosa hanyuma bagezwe imbere y'ubutabera. Impamvu rero kugeza uyu munsi atigeze amenyekana amakuru menshi cyane ku bijyanye n'iyi ngingo cyangwa se n'iki kintu, kimwe mu byo ugomba kuba wasobanukirwa mu by'ukuri cyangwa se ugomba kuba wamenya ku bijyanye n'iyi ngingo. Abagize itsinda rya M23 baragiye mu bice mu by'ukuri bagenzura bakora ikintu kimeze gutya, bafata
bafata itangazamakuru barariniga. Kuriniga nshatse kuvuga ni gute? Ni ukuvuga ngo ntago byemewe gutangaza inkuru mu by'ukuri zitari izo ku ruhande rw'umutwe wa 23 muri ibi bice bya Goma, Bukavu ndetse n'ahandi. Ku bw'izo mpamvu murabizi ko umunyamakuru wa Kivu Morning Post aherutse gutabwa muri yombi. Murabizi umunyamakuru aherutse gufungwa azira ko yatangaje yuko ikigega cya Denis Nyakero, umugore wa nyakubahwa Perezida Felix Tshisekedi, yatanze ubufasha burimo n'ibiribwa ku baturage basaga 84,000 bahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Uyu agahita atabwa muri yombi. Muzi umunyamakuru wakubiswe. Ibyo byose twagiye tubivuga cyangwa se tubibreakinga, wakubitiwe mu mujyi wa Bukavu nabo bikekwa ko ari M23. Ibyo byose rero byashyize iki mu buryo bumwe se cyangwa ubundi, ni gahunda yari igamije gushyira igitutu ku itangazamakuru kugira ngo bareke gutangaza mu by'ukuri ibyo urundi ruhande. Ibyo rero mu by'ukuri byatumye nanone ikijyanye n'imyigaragambyo mu by'ukuri biba ngombwa ko bitamenyekana cyangwa se bitavugwa. Niba ngira ngo wacunze neza cyangwa se wabibonye, ibitangazamakuru bikorera hano muri Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, bitangaza inkuru ariko byacessinga mu by'ukuri cyangwa se byibana cyane hano muri ibi bice. Urabona ko kandi ari nabo batanga amakuru, ndagira ngo bimenye, ari nabo batanga amakuru by'umwihariko ku bitangazamakuru bikomeye ndetse n'ibindi. Ntabwo byigeze biba ngombwa cyangwa se ntabwo byigeze bibakundira ko batangaza izi nkuru zijyanye n'imyigaragambyo. Ariko mu buryo bumwe se cyangwa ubundi, abateguye imyigaragambyo hari icyo bavuze cyangwa se hari icyo batangaje, nyuma yuko kandi hari n'amakuru mashya yatunguranye muri iyi myigaragambyo, ngo burya abigaragambyaga baje kumvikana cyangwa se kugaragara bamagana bavuga ko batifuza ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko aya makuru tuyakesha umwe mu bavuze mu by'ukuri ku bijyanye n'iki kibazo, kandi wari uri mu bateguye iyi myigaragambyo cyangwa se uru rugendo. Ubundi byitwaga urugendo rw'amahoro rugamije kwamagana ibikorwa by'inyeshyamba z'umutwe wa 23 hano muri ibi bice. Ariko kandi bikavuga ko ngo mu magambo yumvikanye mu byagaragaye bavugaga cyangwa se mu byo bari bafite bari bitwaje, haje no kubonekamo abavuga ko habe na gato cyangwa se habe na busa batigeze bifuza ko mu by'ukuri hakomeza kurangwa cyangwa se hakomeza kubaho kugaragara ibyo bikorwa. Ibi byose bibaye mu gihe mu by'ukuri M23 nayo yari yateguye imyigaragambyo. Ese imyigaragambyo yari yateguwe niyo gusubiza ku ruhande rwa M23 cyangwa se ni igihe cyari kigeze cyuko mu by'ukuri abaturage bagaragaza ukurambirwa, abaturage bagaragaza mu by'ukuri ukutishimira ibibazo biri kuba hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se mu by'ukuri nyine ni igihe cyari kigeze. Umwe mu bateguye imyigaragambyo avuga ko iyi myigaragambyo cyangwa se icyo bise urugendo rw'amahoro, ariko mu by'ukuri mu magambo meza ni imyigaragambyo igamije kwamagana M23, ndetse yanumvikanyemo abaturage bavugaga ko bamagana ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda ngo zinje ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Hari ukumentioninga ngo ingabo z'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda binjiye hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Uwitwa ni umwe mu bagize uruhare muri iyi myigaragambyo cyangwa se mu bateguye urugendo, bamwita Sankara Bin Katuma. Aravuga ko ngo nyuma yuko M23 ibabajwe n'ibyavugiwe muri iyi myigaragambyo, ibabajwe n'intego y'imyigaragambyo, ndetse kandi nanone itigeze yishimira iki gikorwa cyakozwe n'aba bantu, kuri ubu ngubu abasaga 70 mu bitabiriye uru rugendo mu mujyi wa Goma bamaze kuba bagezwa mu maprizo cyangwa se bamaze kugezwa inyuma y'amafera bito kandi ahataramenyekana. Uyu rero mu bateguye imyigaragambyo yahise yitabaza mu by'ukuri ikoranabuhanga za social media, atangaza ubutumwa, bamwita Sankara Bin Katuma. Ndagira ngo mu by'ukuri video ye avuga kuri iki kintu cyangwa se atanga amakuru kuri iki kintu mite nyishyira muri groupe yacu ya WhatsApp ya Songa Mbere. Ubwo mu by'ukuri ku muntu utarajya muri groupe yacu ya WhatsApp uraza guca munsi y'umutwe w'inkuru muri comment, nta nubwo n'ahandi, ujye muri comment section hanyuma urebe muri link, urahita ugeramo urebe video y'uyu mugabo mu by'ukuri bita Sankara Bin Katuma, wumve icyo yaje kubivugaho mu ijwi rye ry'umwimerere mu by'ukuri avuga ku kijyanye n'imyigaragambyo. Ndakubwiye ngo mu by'ukuri ibi bintu ni mu bikerense kuko bishobora gutuma situation twabonaga mu mujyi wa Goma ihinduka 100%,
dore ko byanakunze kugaragara ko buriya impera z'umwaka ndetse n'intangiriro z'umwaka kuri iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo hakunze kubaho impinduka zikomeye cyane, hakunze kubaho impinduka mu by'ukuri zidasanzwe. Ese ibi ngibi byaba bisobanuye noho urugendo rw'abaturage mu gutangira kugaragaza akababaro kabo ndetse no kwivugira mu by'ukuri tukaba tuvuga ko noneho ibintu bigiye kuba byashyirwa mu buryo, cyangwa se biraza kuba yamareshya mugeni atajya mutunga, ndetse bamwe mu baturage bagira ubwoba wenda kuri abangaba bafunzwe, cyangwa se biraza kuba ngombwa ko ubwo noneho bigiye kuba icyo bita imbarutso cyangwa se itangiriro ry'ibibazo. Abateguye imyigaragambyo barasaba ko ingabo z'u Rwanda ngo ziva muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ngo kandi burya baramagana ifatwa ry'urubyiruko rurenga 70 rwafashwe n'izi nyeshyamba. Uyu mugabo mu magambo yavugaga nibyo yavuze kandi ari ku ruhembe rw'abateguye imyigaragambyo. Abateguye urugendo rwise urw'amahoro rwari ruteganyijwe kubera mu mujyi wa Goma ku itariki 2 Mutarama 2026 rugamije gusaba ivanwa ry'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Batangaje ko inyeshyamba za M23 zatangiye gufata mu buryo butemewe n'amategeko urubyiruko rurenga 70 mu ijoro ryo kuwa gatanu mbere yuko iyi myigaragambyo igera. Nuvuga ngo M23 nayo ntabwo ari agafu k'imvugo rimwe, byanze bikunze mu buryo bwari bwo bwose bagombaga gukora ikintu gituma iyi myigaragambyo iburizwamo kandi igakorwa mu by'ukuri hatabayeho ko bigaragarira nk'amahanga ko ari uwahungabanyijwe. Ikintu M23 yakoze kwanza, mbere na mbere bari babizi ko iyi myigaragambyo mu by'ukuri itaza ibikorwa byo kuyamamaza kuko yagombaga kubera byanze bikunze mu bice M23 igenzura mu by'ukuri mu maso yayo bitigeze byamamazwa cyane kuko itangazamakuru ryarafunzwe, icyo bari bakizi. Baravuga bati rero mu gihe amakuru asigaye mu bantu bakeya ari kugenda atangwa ku matelefone uburyo aho abantu baza guhurira ibiza gukorwamo, bahise bavuga bati reka turebe bamwe mu bari kuvugana n'abayobozi bo hejuru mu bari gutegura imyigaragambyo nk'uko bita mu by'ukuri Khartoum abitangaza, nk'uko bita Sankara Bin abitangaza. Bamaze gukora icyo gikorwa rero M23 yakoze uko ishoboye kose ngo icunga abantu bari bari hejuru ko bari mu gutegura imyigaragambyo, ariko byibuze abari bafite nimero z'abayobozi bakuru. Abo bose rero abagera muri 70 bajagajaza ibiturage byose, Goma yose, mu byumba, mu makorodoro, hehe hose, mu tubari, muki aherekanirwa amafilime n'ibiki byose, mu masaro, mu masoko, mu mihanda, mu ngo bagezemo bagufatira abantu bose. Bivuga ko ngo haba ari abagera kuri 70 bose. Burya byaje kugera ku itariki 2 ku munsi w'ejo ku munsi w'ejo byaje kugera mu by'ukuri isaha y'uko imyigaragambyo yagombaga kuba. Mu by'ukuri abantu bose 70 rwose bamaze kuba bafatwa, kandi ngo aba ni yo timu yagombaga kuruganiza mu by'ukuri igenda itanga amakuru kuri bamwe n'abandi aho ibintu bibera. Niba ufasha abantu 70 ngira ngo urumva ko ibintu bikomeye. Abateguye urugendo rw'amahoro ngo rwari ruteganyije kubera mu mujyi wa Goma imbere indani, ariko iki kintu nkubwira ko M23 mu by'ukuri yagombaga iyi myigaragambyo hano mu mujyi wa Goma, niba byari bitangiriye mu mujyi wa Goma yo hari imbaraga zikomeye cyane, hariho abene n'amazu M23 bira hagaragara abayobozi, bivuze ngo noneho uku kwari ugutestinga ariko gukomeye ku buryo iyo biramuka bigenze neza atajemo n'izo mbogamizi, nkeka ko nibi bitaza kubaca intege noneho mu bindi biceho ahazabu kavaza amasi santere za Sake aha M23 noneho idafite ubushobozi bukomeye cyane hanga muri za Bukavu twari butangire kubona mu by'ukuri noneho M23 abaturage bayirukana ku mugaragaro. Ari nacyo kintu M23 iri kurwana nacyo cyangwa se iri gukumira, ikavuga iti nibiza kuba ngombwa ko abaturage batuvumbuka gato kidogo biraza kuba ingorabahizi. Nicyo kintu M23 iri kurwana nacyo nugira ngo ni ikindi kintu, nkuko byatangajwe na Sankara Bin Karatumwa umwe mu bateguye iyi myigaragambyo. Ati iri fatwa ryabaye hagana ku isaa 3:30 z'ijoro. Nabikubwiye M23 yagize icyo ihera ku isaa 3:30 z'ijoro itangira icyo bita umukwabo mu mujyi wa Goma. Uyu mugabo bita Sankara Bin yabyemereje, akavuga ko ngo abafashwe bashinjwa kuba bari mu bateguye iyi myigaragambyo yari iteganyijwe kuba ku munsi ukurikiyeho. Urumva ko mu ijoro buri wiki ibintu bikaba kwa kundi ari kuorganiza ibintu bya nyuma, nibwo M23 bafashe buri wiki bikagira iki bikaba. Operation bayere ku isaa 3:25 nibwo igikorwa cyari gitangiye nyirizina.
hahandi n'ubundi umuntu wese aba arimo arataha ndetse n'uwo bafashe bigoranye guhita utanga amakuru kuko nta wundi muntu ubu nabibonye, kandi barabizi ko M23 ikunda gukora mu by'ukuri uduteno dukomeye cyane mu mabanga. Yavuze ko ngo aba bafashwe bashinjwa kuba bari mu itegurwa ry'imyigaragambyo yari iteganyijwe ku munsi ukurikiyeho, nyamara we n'abandi bateguye iyo myigaragambyo bakavuga ko ngo ibyo birego bidafite ishingiro mu mategeko. Nese inyeshyamba zikurikiza amategeko. Sankara Bin nawe hano arimo kwirengagiza cyane. Uyu Sankara Bin yagize ati muri aya masaha ya nimugoroba dufite amakuru yifatwa ridasobanutse ry'urubyiruko rurenga 70 bari gufatwa bavuga ko baganira imikoranire n'abantu bahamagarira imyigaragambyo y'ejo. M23 igomba gusobanukirwa ko kugira ngo nimero ya telefone y'umuntu atari cyo cyaha kandi bitamugira umufatanyacyaha mu gutegura imyigaragambyo. Bivuze ngo M23 yari yamaze kwinjira muri systeme z'itumanaho, niba bamaze kubyumva neza. Uko byanda kose bavuze bati abantu bari gutegura imyigaragambyo nabo bishoka bari babaze bakavuga ati umuntu wakominikanye n'uwe mu gihe iki niki amasaha ya naye, bishoka ko banumvishe ibyo bagira iki bagiye bavugana, bari baza aho bari aho baherereye bagiye babafata bose. Nuko M23 yakoze iki operation, ariko nta kibuza impara gucuranga. Bivuga ko ku itariki ebyiri bamwe mu baturage n'ubundi babukereye bakajya mu myigaragambyo, ariko M23 yakoze iki, yagerageje kuyiburizamo ndetse ibasha mu by'ukuri nk'uko byumva angani bushyira muri logique cyangwa se mu nyurabwenge, ibasha kuba mu by'ukuri yakwinjira no muri systeme z'itumanaho, dore ko n'ubundi bica ari bo babigenzura. Abateguye urugendo bavuga ko aya mafatwa ari ukunyuranya n'uburenganzira bw'ibanze bw'abaturage, kuko buri muturage afite uburenganzira bwo kuvuga ikimubangamira. Wabyanga wabyemera, umuturage ashaka kuvuga ati iki kintu twebwe ntago kitunyuze gihagarare. Ibi rero M23 yakoze yakabaretse ikabahagarika, ahubwo mu gihe abakozi ibikorwa by'urugomo, ariko mu gihe bavuga ati turashaka kugira iki kwisanzura tukavuga, M23 akabateza amatwi ahubwo ikareba ibitagenda neza cyangwa se n'ibyo bayisaba bitari ibyo nyine ikabihagarika. Ariko ibyo M23 ko yari bizi ko ibyo bashaka kuza kuvuga bishaka kuba byagira ingaruka zikomeye cyane, kuko yaba bitagira ingaruka ntabwo babagize iki bakoresheje izo mbaraga zose. Bahise bavuga bati bigira inama reka dukora ibikorwa byo kwitamumira, kuko nibwo yabaye ntabwo uko ari bugenda ariko yagenze. Hari abagize ubwo batabagiyeyo, hari aho n'abagiyeyo baravuga ati niba byagenze gutya niturenga turapfa. Nuko bimeze. Abateguye urugendo bavuga ko aya mafatwa ari ukunyuranya n'uburenganzira bw'abaturage, by'umwihariko uburenganzira bwo kwisanzura mu bitekerezo ndetse no gutanga ibitekerezo mu mahoro muri rubanda, nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu masezerano mpuzamahanga igihugu cyashyizeho umukono. Itegeko nshinga rya buri gihugu, bimwe mu bihugu byinshi ku isi byemera imyigaragambyo, hari ibihugu bitemera imyigaragambyo, ariko by'umwihariko mu by'ukuri amenya ko itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tutagiye no kurebera ku bandi ryo ryemera iki ko umuturage yigaragambye cyangwa se atanga ibitekerezo byo mu gihe hari kitagenda neza.